Yes, welcome again to our YouTube channel. Ngira ngo uko ureba uyu Pamela hano uramwibuka akiri umukobwa arangiza irushanwa rya Miss Rwanda ubwo yari yaryitabiriye 2019. Uyu mukobwa rero nyuma y'uko yitabiriye irushanwa abantu benshi baramubonye baratangara ku bwiza bwe, aza kugira igitekerezo aravuga ngo ese ubundi noneho nkuyeho umusatsi kiyogoshesha agapara noneho byagenda gute? Ariyo mpamvu aya mafoto ureba hano nyuma y'uko abantu benshi bari kuvuga ko ari mwiza, ngo agire umusatsi mwiza, mbega ku mbuga nkoranyambaga nyine abantu batwitse bavuga ko babonye umukobwa udasanzwe ufite imiterere idasanzwe, noneho yahise avuga ngo ese ubundi noneho uwakiyogoshesha agapara noneho ngatwikira rimwe ndetse nkareba nimba kuko n'ubundi abo ngabo bavuga ko ndi mwiza, bagomeza bavuga ko n'ubundi ubwiza bambonanaga nkibufite. Uyu nguyu rero Miss Pamela yahise ahitamo kugenda umusatsi wose yari afite awikuzaho asigara nta gasatsi na gakeya, hahandi bavuga ngo umuntu yogoshesheje nk'ityazo rwose. Uyu mukobwa rero ibi ngibi akimara kubikora abamukundaga n'ubundi bagomeje bavuga ngo n'ubundi ubwiza wari ufite ntaho bwagiye, kuko nk'urugero amenyo ye, amaso ye, mbega isura ye n'ubundi yagomeje ari nziza, n'ubundi abantu benshi bagakomeza bavuga ko uyu mukobwa akiri mwiza ndetse gusa by'umwihariko iyi foto ntugire ngo yayifotoje yari yagirana umubano uhambaye cyane na The Ben. Iyi foto yayifotoje muri 2020 kuko urabizi neza ko ariho by'umwihariko inkuru zatangiye kuvugwa ko The Ben ashobora kuba ari mu rukundo na Pamela, ariko nk'undi muntu wese we nta kuntu yagize abisha nka kuriya ngo T Brown na ba Nyambo birirwaga babihisha. Oya, The Ben yagiye ku rubuga rwe rwa Instagram apostingaho Pamela ndetse anamupostingaho akarusho noneho yambaye ishati ye, ariko hari nyuma y'uko agasatsi kari gatangiye kumera kuko hari hashize igihe uyu Pamela yariharanguje nyine umusatsi ukirimo gukura, nubwo nyine hari ibirungo bashyiramo ugakura vuba, ariko yashakaga ko yareba nimba koko abo bantu bamwereka ko bamwitayeho afite umusatsi, cyane ko abantu benshi bavuga ko umusatsi ari ubwiza bw'umugore, noneho nimba byagenda gute nta musatsi aramutse afite. Ibi ngibi bituma Pamela afata umwanzuro wo kwiharura cyangwa se ariharuza, bituma nyine abantu benshi batangira kuvuga ngo n'ubundi ubwiza bwawe ntabwo busanzwe, bituma noneho na The Ben kubera kubona abantu benshi bamushagarira, icyo gihe abasitari benshi baratangiye kumwirukankaho, by'umwihariko hari nk'ifoto yagaragaye uyu Pamela ari kumwe na Bruce Melody ndetse n'abandi basitari benshi batangira kuvuga ngo uyu mukobwa ntabwo asanzwe, nibwo The Ben yahise atangira kugaragaza ko babonanye ndetse ko yamaze no kuba yamusaba urukundo. The Ben rero akaba yarasabye uyu mukobwa urukundo afite imyaka muri 18 iri kuzura 19, ariko aza kuzamutegereza nyine bakora ubukwe agize imyaka 21. Gutyo ubu ngubu afite 22 ari gusatira muri 23. Ngayo nguko rero uko byagenze kugira ngo Pamela yiyogosheshe umusatsi we yiharuze rwose umutwe awugire agapara. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro, nge twabanye ndi Isaac Sibomana, gusa gukora subscribe kuri YouTube channel by'umwihariko niba wumva hari ibiganiro tukugezaho byagiye icyo bikungura umunsi ku munsi.